Iyo mbonye umuntu utsinda nibaza impamvu, iyo mbonye umuntu utsindwa nabwo nibaza impamvu, iyo mbonye umuntu w'umukire nabwo nibaza impamvu, iyo mbonye umukene nabwo nibaza impamvu, iyo mbonye umuntu wishimye nabwo nibaza impamvu, iyo mbonye umuntu ubabaye nabwo nibaza impamvu. Ese nawe ibi byaba bikubaho? Aho ufata umwanya wawe ugatekereza kuri ibi bintu? Niba bitakubaho ushobora kuba ufite ikibazo, ariko njyewe ntabwo mbyibaza gusa, ahubwo nashatse n'igisubizo. Ibi bintu biterwa n'iki? Kubera icyo abantu batandukanye? Kubera icyo umuntu umwe yishima undi akaba arababaye? Kubera icyo umuntu umwe akira undi agakena? Ibi byaba biterwa n'iki? Reka tubirebere hamwe turebe igisubizo nyirizina, ikintu kibitera kikabatandukanya. Mu buzima abantu babayeho bitandukanye, bamwe ni abakire abandi ni abakene, bamwe barishimye abandi barababaye, bamwe baratsinda abandi bagatsindwa. Ibi byanteye ikintu gikomeye cyo kujya kubaza, byatumye mbaza umusaza usheshe akanguhe, ndamubaza ese muzehe, kubera icyo hari abantu batsinda abandi bagatsindwa? Kubera icyo hari abantu b'abakire abandi ugasanga barakennye? Ese ibi byaba biterwa n'iki? Umusaza aranyitegereje cyane, arangije arambwira, se mwana we, urashaka kumenya impamvu koko nyirizina? Buriya impamvu ntabwo ikomeye, ariko abantu benshi barayirengagiza. Umusaza yarambwiye ngo buriya ikintu gitandukanya abantu ni amahitamo. Ndabaza gute? Ubu se hari umuntu wahitamo ikibi? Hari umuntu wahitamo gukena? Arambwira ati mwana wanjye, ntabwo guhitamo gukena ari ikintu uba warabonye kare. Buriya ibintu byose ubona byiza bisa nkaho ari byiza imbere yawe uwo mwanya, akenshi uzasanga ariyo mahitamo mabi ushobora kuba warakoze. Ndabaza se gute? Arangije arasubiza ngo bariya abantu wita ko ari abakire hari byinshi batanze, hari ukwitanga bagize, hari ukubyuka amasaha wowe uba uryamye bagakora ibitandukanye n'ibyawe. Ayo ni amahitamo bagize. Bari abantu batsinda nabo nuko, hari ibitabo byinshi basomye, hari ibintu byinshi bize, wowe usinziriye, wowe uryamye, wowe uri gukora ibintu bidafite umumaro. Nubwo yagerageje kunsobanurira bihagije, ariko ngiye ntabwo nanyuzwe. Nakomeje kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye, gusa hari ikindi namubaje, ndabaza se kubera iki noneho hari abantu bakora cyane, bakitanga, bakiga cyane, bagasoma ibitabo bitandukanye, ariko ntibatsinde, bagahora ari abakene. Umusaza aranyitegereje, arangije arambwira ngo mwana wanjye, buriya amahitamo ni kimwe, ariko ibibera mu mahitamo wakoze nabyo ni byinshi. Buriya iyo wamaze guhitamo habamo nanone kwihanganira ibizakugerageza mu mahitamo yawe, kubera yuko akenshi amahitamo duhitamo hari igihe tuyahindura, hari igihe adutera kwicuza, hari n'igihe twifuza gusubira inyuma. Ibi ngibi nabyo bitubuza gukomeza ibyo bintu, bikanatubuza kugera kuri ya ntego no kugera ku cyifuzo twifuje cyo guhitamo neza kandi tugaharanira ibyo twahisemo. Aka kanya nawe ushobora kuba uri mu kigeragezo, ushobora kuba uri kubona amahitamo yawe agoye cyangwa arimo ibigeragezo byinshi, ariko ibi ngibi ntibiguce intege. Komeza wongere utekereze kuri iki kintu, wongere utekereze ko abatsinze bahuye n'ibigeragezo byinshi, bahuye n'imbogamizi nyinshi, bahuye n'ibibazo byinshi, ariko barihanganye, barakomeza kugeza igihe batsindiye. Nawe rero fata uyu mwanya wongere ubitekerezeho, wongere wumve yuko iyo ni inzira, kandi mu nzira ushobora guhura n'ibintu byinshi, ushobora gutsitara, ushobora guhura n'ibintu byinshi pe, ariko mu gihe wihanganye ugerayo n'ubundi byanze bikunze, kubera yuko inzira wayifashe uyizi, wahisemo. Keretse niba warahisemo ukaba warahisemo ugendeye ku kindi kintu nacyo kigoye mu buzima, ikintu cyo kugendera ku bandi, gukurikira, kuba nk'intama ugakurikira abandi. Ibi ngibi nabyo niba warabikoze gutya, hari indi video wenda dushobora kuzakora, ariko reka mbivugeho gato. Hari igihe umuntu ahitamo atari ukubera we, ahubwo kubera abantu bagendana, kubera inshuti ze, kubera abona abantu akunda bakora ibyo bintu, ariko atari ibyo we akunda. Icyo gihe wowe biragusaba kongera ukitekerezaho. Nusanga ubayeho muri ubwo buzima, nusanga warahisemo kubera ubwo buzima, nabwo uzongere uhindura amahitamo yawe, kuko ayo mahitamo hari igihe azakuyobya agatuma utagera ku ntsinzi. Ntabwo amahitamo nyine ari ikintu cyoroshye nk'uko uwo musaza yabimbwiye, ariko amahitamo arashoboka, kandi unamenye ko ahazaza hawe hazagenwa n'amahitamo uri gufata uyu munsi wa none. Ikindi kintu, blood, sweat and respect. The first two you give, the last one you earn. Let's get out and earn it. Daily. Amahitamo ni ikintu cya mbere kinezeza. Iyo uri guhitamo ibintu bibi, biranezeza cyane. Umugabo bita Cristiano Ronaldo, igihe kimwe ngo yari ari kuganira n'abantu, arangije arababwira ngo buriya ntabwo buri gihe abyuka agiye muri siporo kubera ko abyishimiye. Oya, n'amahitamo rero ntabwo tugomba kwishimira amahitamo tunezerewe nayo buri gihe. Oya, tugomba kureba imbere hari imbere, aho tutabona in the future. Aho ngaho niho tugomba kureba cyane.
uyu munsi bikatugora, tugatanga imbaraga nyinshi, tukababara, tukabira ibyuya, ariko ahazaza tukazishima, tukazabaho turi abakire, tugenda mu modoka nziza, tubayeho neza mu buzima butandukanye n'ubwo twebwe uyu mwanya wa none abantu bashobora kutubonamo bakaduseka. Ibi ngibi twabikora mu gihe dufite amakuru rero nta handi dushobora kuyakura, ni kuri Never Too Humble. Reka dukomeze twiyubakire isi yacu, twiyubakire ubuzima, twiyubakire umuryango utajegajega. Twabikora dukora subscribe, dutanga na comment. Murakoze cyane.